biri naranezerewe. Muganga wanjye yari yarambwiye ati mfite abarwayi benshi nzagutumaho. Hanyuma ndicara ndategereza nsa naho nibagiwe, ndavuga nti niringira Imana. Bambwira ko bashobora kukibaga ariko bampa amahirwe yo kutagikuramo cyose kubera babonaga ngo nyine bidashoboka gikabije, ariko hejuru y'imbaraga z'Imana ishobora byose yabakoresheje cyose kivamo. Kandi ugasanga abarwayi bategereje igihe kirekire, kubabaga bifata umwanya munini. Dusanzwe dufite abarwayi benshi bategereje bagera muri za 400. Ni ukuvuga ko uyu ni umwanya ukomeye kuri twebwe, kuko nubwo ari bake babazwa ariko ni igihe kinini kiba kigabanutse mu bategereje. Rwanda Legacy of Hope ni umufatanyabikorwa, nuko namwita, baradufasha cyane, tumaranye imyaka myinshi tukorana. Urumva rero mu urwo rwego rwo kuvuga ngo dufite umubare mwinshi w'abarwayi bakeneye iyo serivisi, kandi tukaba dufite abaganga bake n'ibikoresho bimwe bikeya, urumva ko bo baraza bakadufasha. Ariko urabona ko n'abarwayi nk'abaganga bavuraga umuntu umwe agatwara amasaha 12. Niyo mpamvu twibandaho kuzana abantu benshi kugira ngo turebe, ndetse ubu turateganya ko twazana neurosurgery yonyine ikaza 2 cyangwa 3 mu mwaka. Ngenzi Josephine, naraje nturuka mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Bigogwe. Afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe, nkoramurwara cyane, ariko nje kwisuzumisha bambwira ko harimo ikibyimba. Bambwira ko bashobora kukibaga ariko bampa amahirwe yo kutagikuramo cyose kubera babonaga ngo nyine bidashoboka gikabije, ariko hejuru y'imbaraga z'Imana ishobora byose yabakoresheje cyose kivamo. Urumva wishimiye gute? Rwose ndi gushima Imana, nshimira Imana, nshimira Imana yashyizeho abaganga ikabakoresha, bakoreshwa n'Imana. Imana igiye baha umugisha. Bafite ibyishimo byinshi rero. Nitwa Mukarera Venansia, naturutse mu murenge wa Kigali. Uko biri naranezerewe. Muganga wanjye yari yarambwiye ati mfite abarwayi benshi nzagutumaho. Hanyuma ndicara ndategereza nsa naho nibagiwe, ndavuga nti niringira Imana. Ariko igihe kiragera ntumaho, ndaza barankorera. Nubwo iri jisho ritabona ariko igihe kizagera rizareba, barampa icyizere. Nahoraga ndibwa umutwe gutya, sindebe, niyo ndebye nkareba ibikezi. Ubwo rero uyu munsi iri jisho ntirirareba ariko rirareba. Ubwo byagezeho naryo bikakureba. Bari barakuye ko bazagutumaho. Wari umaze igihe kingana iki utegereje? Nari maze igihe kingana iki sindi bukibuke, ariko hafi umwaka wari ugiye kuzura n'amezi angahe. Utegereje ko Yego. hanyuma kurumva icyizere cy'ubuzima wishimiye gute? Ndishimye cyane, ndishimye cyane. Uyu munsi nubwo ijisho ritareba ariko rizareba. Habagamo urusaku mu mutwe, rusakuza buri gihe ariko ubu ntarwo numva. Nitwa
nitwa Dr Severin Muneza nkaba nkora muri CHK ndi neurosurgeon nkaba nkuriye n'iyi service muri ibi bitaro bya kaminuza bya Kigali. hanyuma abo mu mazisi mu bagaba ubundi iyi service ya neurosurgery yatangiye muri 2005 muri ibi bitaro. Uko iminsi igenda yiyongera abarwayi batureba baragenda biyongera baba benshi. Abarwayi babazwe muri iki gihe nabo twaje guterwamo inkunga na Legacy of Hope yatuzaniye abaganga baturutse mu Bwongereza baje kudutera inkunga kugira ngo turebe ukuntu twagira umubare w'abategereje wagabanuka. Hari hateganyijwe kubaga abarwayi 10, ni ukuvuga kuva kwa gatanu, kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Abo barwayi ni abarwayi bafite indwara zikomeye zifata igice cy'ubwonko, kandi ugasanga abarwayi bategereje igihe kirekire. Kubabaga bifata umwanya munini, dusanga dufite abarwayi benshi bategereje bagera muri za 400. Ni ukuvuga ko uyu ni umwanya ukomeye kuri twebwe, kuko nubwo ari bake babazwa ariko ni igihe kinini kiba kigabanutse mu bategereje. Abarwayi ni abafite ibibyimba bifata mu bwonko no mu ndiba z'ubwonko, cyane cyane abo dukora muri iyi minsi ni abafite ibifata mu ndiba z'ubwonko. Ibyo bifata mu ndiba z'ubwonko ni nabyo bikunze kurushya kubibaga, ni nabyo bifata umwanya munini. Niyo mpamvu hari n'igihe bishobora gufata umunsi wose, kuva iyo mvuze umunsi wose ni umunsi w'amasaha y'akazi, nko guhera saa 3 bikaba byageza saa 11 saa 12. Ni operation ndende rero. Uvuze uburyo hari abarwayi benshi baba bategereje, tugahita twabita tubihuza n'abaganga. Ubu abaganga bashobora gutanga ubwo buvuzi mu Rwanda murangana mute? Mu by'ukuri ni ikibazo cyiza. Abaganga babishoboye mbese bakora uyu mwuga ubu tumaze kugera kuri 6 nako 7. Buri wese afite ubushobozi bwo gukora bene ubwo burwayi, ariko iyo urebye umubare w'abarwayi biraruhije ko wavuga uti mu gihe runaka abarwayi tuzaba tubakore tubarangize. Kugira babe byashoboka ukurikije abakenewe nk'abaganga bangahe? Ubundi kugira ngo ibyo bintu bishoboke bigende neza, nuko buri baturage 100,000 haba hari umuganga umuspecialist muri ibyo ngibyo. Aho bigeze ni nkaho umuganga umwe areba abaturage miliyoni nk'ebyiri. Iyo tugize amahirwe haboneka uburyo bwinshi bwo kubabaga, twakora kampu nk'izi ngizi inshuro nyinshi mu mwaka, ariko ibyo nibyo igihe gitoya. Mu by'igihe kirekire ubundi hagombye kuboneka abaganga bahagije, ni icya mbere. Noneho naho bakorera, iyo mvuze aho bakorera ni ukuvuga ibitaro, noneho hakiyongeraho n'ibikoresho. Ibyo ni ngombwa kuko turacyari hasi, turacyafite abaganga bakeya. N'ibikoresho turagenda tubibona, ariko abaganga baracyari bakeya, naho dukora ntabwo hahagije. Garutse mu buryo mukorana na Rwanda Legacy of Hope, twavuga ko wenda kuva mutangiye gukorana kuri ibyo bibazo by'uwo mubare, kuri ibyo bibazo by'ibikoresho, twavuga ko bamaze kubunganira. Baratwunganira cyane. Nk'aya mahirwe iyo tuza kubishyira mu buryo busanzwe, abantu bari kuzajya kubagwa hari hashize hagati y'amezi 3 n'umwaka kugira ngo bazabone amahirwe yo kubagwa. Aba twabaraturanyijemo kuko twabonaga bategereje umwanya munini. Ikindi Legacy of Hope ituzaniye ibikoresho bidufasha. Hari ibikoreshwa muri iyo misiyo, noneho hari n'ibyo badusigira bidufasha rwose igihe kinini, ku buryo hari n'igihe misiyo yindi ijya kuza ugasanga n'ubundi n'ibindi nabyo biraje tugakomerezaho. Nitwa Dr Nyundo Martin, ndi umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri CHK. Ishusho rusange w'ikibazo cy'indwara zo mu bwongo
mu bitaro byacu ni ikibazo kituremereye kubera ko dufite abarwayi benshi cyane, bigatuma abo barwayi tuvura umunsi ku wundi tutashobora kubavura bose ngo tubarangize cyangwa se ngo tubakorere ku gihe kubera ko ari benshi bitewe n'ubushobozi dufite bujyanye n'abaganga, ariko bikanaterwa n'uko mu gihugu aho babaga uburwayi bwo mu bwongo atari henshi. Ni hano muri CHK, ni kuri Rwanda Military Hospital na Faisal, ariko kubera ko muzi ko CHK ariyo bitaro bikuru bya leta aho abaturage bose bisanga, abarwayi benshi baza hano, bigatuma rero tugira abarwayi benshi, nubwo tugerageza tukabakorera ibyo dushoboye umunsi ku wundi. buri ngamba ari iyihe mufite kugira ngo uriya mubare wenda w'abakene kuba babagabanuka, murateganya iki nk'ibitaro? Ingamba zirahari, ntabwo ari ku rwego rw'ibitaro gusa, ko ni ku rwego rw'igihugu. Hari kongera umubare w'abaganga b'inzobere babaga, kandi ibyo ngibyo birahari, biri muri gahunda, nubwo bitaragera ku mubare ushimishije, ariko hari formation muri kaminuza y'u Rwanda y'abaspecialiste babaga mu bwongo, ariko kubera ko ubushobozi ari bukeya mu bijyanye n'abarimu cyangwa se ibikoresho, turacyasohora abaganga bake buri mwaka, ku buryo uko abaganga bagenda baboneka bazagenda bafasha kugira ngo abo barwayi bavurwe neza. Ariko harimo n'ibikoresho, ariko ku bikoresho CHK ntabwo navuga ko dufite ikibazo gikomeye kubera ko dufite ibikoresho bigezweho, dukoresha na microscope mu kubaga ibyo bibazo byo mu bwongo, kandi ndakeka ko hano hafi muri Afurika microscope dufite ni microscope igezweho. So hari n'ibindi bikoresho bisanzwe tushaka umunsi ku wundi mu bushobozi bw'ibitaro kugira ngo dushobore gufasha abo barwayi. Noneho ubwo n'ubundi mufite iyo liste ndende, mufite n'ibi bibazo, imikoranire yanyu Rwanda Legacy of Hope yaje gufasha? So Rwanda Legacy of Hope ni umufatanyabikorwa, nuko namwita, baradufasha cyane, tumaranye imyaka myinshi dukorana. Urumva rero mu urwo rwego rwo kuvuga ngo dufite umubare mwinshi w'abarwayi bakeneye iyo serivisi, kandi tukaba dufite abaganga bake n'ibikoresho bimwe bikeya, urumva ko bo baraza bakadufasha, bakatuzanira abaganga bafasha bagenzi babo basanze hano bagakorana, ariko bakazana n'ibikoresho bazana bidufasha ku indwara zimwe na zimwe zihariye aho tudafite ibi bikoresho. Ariko icya gatatu ni uko ubumenyi bwabo, urumva abantu bagenda bungurana ubumenyi bafite, buradufasha kugira ngo abaganga bacu batoya nabo bashobore kuzamura ubumenyi. Tumaze kuza iyi ni inshuro ya 64 kuva dutangiye. Abo twazanye ni abaganga bavura abo twita neurosurgery, bavura ibibyimba byo mu bwonko. Dufite n'abandi ba gynecologist, abantu bafasha abadamu batabyara. Dufite no mu pediatric w'umu physiotherapy, nawe yari hano CHK, ubu yimutse yagiye Iririma, azamara ibyumweru 3 noneho akomeze ajya igatagara. Tugarutse kuri abo bari kubaga ibijyanye n'ibibyimba byo mu bwonko, cyatumye mubukiramo imbaraga n'iki kugira ngo baze? Impamvu twashyizemo imbaraga, murabizi ko buri mwaka tuza kabiri, ariko hano CHK ho tumaze kubaza inshuro nyinshi n'abaganga
abaganga bari hano bamaze kuza inshuro 10 ubu ngubu, iyi ni ya 10 baza, ariko uko tuje dusanga bafite waiting list y'abantu barenze 300-400, akaba ariyo mpamvu rero twibanda hano cyane kugira ngo turebe ko twabafasha nibura umubare ukagabanuka w'abantu bategereza. Uko tuje tubazanira ibikoresho ndetse tukabasigira n'ibyo basigara bakoresha, kuko nawe usanga ari ikibazo, ibikoresho ari bikeya. N'ubu twazanye ibikoresho bya miliyoni 35, ubu nabyo turabibasigira, ariko urabona ko n'abarwayi nk'abaganga bavuraga umuntu umwe agatwara amasaha 10-12. Niyo mpamvu twibandaho kuzana abantu benshi kugira ngo turebe, ndetse ubu turateganya ko twazana neurosurgery yonyine ikaza 2 cyangwa 3 mu mwaka. Tuzana benshi, tumaze kuzana hafi amaspecialite menshi, ariko mu kwa 9 hari timu nshyashya izava mu Budage ije kubaga ibyo twita plastic surgery. Abantu bafite umwaka utaha mu kwa 9 tariki 13 z'ukwa 9, noneho bazajya babaga n'abantu bafite abarwayi igifu, bakabaga indwara mbese zose hafi zo mu nda. Ndetse kuko hano hasanze ikibazo kindi, bavuga ko hari abana bavuka barwaye umutima. Ubu nabo turimo turabashaka, deje iyi timu iri hano nigerayo irahita ivugana nabo. Hari ibitaro biri Bristol mu Bwongereza, nibo tugiye kuganira nabo kugira ngo bazashobore kubazana. Hari n'ibindi biri muri Chicago muri Amerika, nabo twaravuganye nabo, baritegura ko mu kwa 9 cyangwa mu kwa 3 bazana abandi baganga benshi kugira ngo tushobore gukemura ikibazo kiri hano. No kugikemura no gufatanya twese kugira ngo turebe icyo twakora.